Yes, reka twongere kubaha ikaze kuri Key Property Rwanda nemera nk'ibisanzwe, aho dukomeje kubazanira amazu meza kandi ahendutse muri uyu mwaka, aho dufite akazi kenshi. Uyu munsi twagiye Kanombe ahantu hazwi nka Sanitas hano mu Nyarugunga, aho dufite inzu iri ku isoko. Ni inzu nshyashya, nibwo icyuzura, iri kugurishwa miliyoni 100, ariko harimo ibiganiro. Inzu rero ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon salle à manger, igikoni mu nzu kiri moderne, ndetse na hanze, ndetse na annex y'umukozi, parking n'imodoka 3, kandi inzu iri mu buso 304. Reka rero dutemberane ino nzu murebe uko nimeze, mumbwire uko bimeze, komantere zanyu, ndetse ni karibu. Harimo ibiganiro, wayishimye uraza ukabona discount nziza ukabasha kwigurira iyi nzu. Reka dutemberane turebe imbere, ese ho bimeze gute. Twagiye. Hano mo imbere turebe se ho bimeze bite. Twagiye mo imbere. Yes, nkuko muri kubona ko ni inzu nziza, ubona ko ifite design finishing nziza, ni inzu isa neza. Kuri miliyoni 100 harimo ibiganiro, mva ko ni amafaranga atari menshi. Hano Kanombe Nyarugunga ukabasha kwigurira inzu. Ni inzu rero nziza, nkuko bikona hano nkuko bikona rero, ubona ko aha turi muri parking, aho ushobora guparika imodoka 3 kandi ziparitse neza, cyangwa se 2 nini. Ubona ko rero ni inzu nziza. Kuri ruhande naho tukagira akajaride gatoya, nkuko muri kubona na akajaride gatoya ushobora kuza kongeramo indabo ikagenda neza. Ubona ko ni ibintu byiza. Reka rero tuvuye hanze turebe ko dukomeze dutemberane. Ubona ko uko wana painting cyangwa se ukuntu isize amarangi, ubona ko ni ibintu byiza. Aha naho tuhagira bariko, uruhande naho tuhafite bariko, nkuko muri kubona ni bariko nziza ifite. Ubona ko ino nzu ni inzu nziza, ifite inkingi zigera muri zingahe 5, 6. Ubona ko ni ibintu byiza, bisobanuye ko ari inzu biteze ikomeye. Ifite hano tukagira urukuta rwiza rwa stone finishing. Ubona ko ni ibintu byiza. Hano ushobora kuza ugashyira imitako se cyangwa se amafoto runaka, biba bimeze neza cyane. Tuvuye hanze rero, reka twinjire mu nzu naho turebe se ho bimeze bite. Yes, reka twinjire mu nzu. Turabona ko ni inzu ifite urugi rwiza rusliding. Ubona ko bimeze neza. Reka twinjire muri salo turebe, kandi usa ko nkuko mubibona, ubona ko ni inzu ifite amakaro meza agezweho. Ni ibintu byiza cyane. Parafo ni gypsum, ubona ko imeze neza. Amatara meza uhinduranya. Ubona ko ifite hano ahantu ho gushyira imitako yawe, amafoto ya famille. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Reba amakaro meza y'inzu ifite. Reba iyi ni TV stand, nayo izengurutswe n'amatara afite atanga urumuri rutandukanye. Ugenda uhindura amatara bitewe nuko ubishaka. Tuvuye hano rero muri salo, reka tuze tujye muri salle à manger. Hano ubona ko iki ni igice cya salle à manger, nkuko mubibona. Salle à manger nziza, ubona ko yagutse, nayo ifite ahantu ho gushyira imitako yawe, washyira amafoto, bisa neza. Aha naho tukagira aho gukarabira mu gihe uri kuri salle à manger, ukagira aho gufatira isabune. Ubona ko bimeze neza. Aha naho tukagira miroir ushobora kwirebamo mu gihe umaze gufata amafunguro, cyangwa se umaze gukora amasuku, umaze gukaraba intoki, biba bisa neza. Reka rero tuve hano turebe no mu gikoni, seho igikoni gifashe gute. Reka tugende. Ubona ko dufite igikoni cyacu, winjiramo kuko kira hano harakinga umuryango, ntago kiri open kitchen kumurira mu gikoni, nacyo kiri private. Reka twinjiremo turebe seho bimeze biti. Ubona ko ni igikoni cyiza kinini, kiri moderne ku badamu mukunda ibikoni byiza binini. Ubona ko iki ni igikoni nabahitiramo. Aha dufite umwanya mwiza wo gushyiramo firigo. Ubona ko ni ibintu bimeze neza byiza cyane. Ubona ko aha naho gushyira firigo, ndetse hano tukashyira oven, cuisiniere. Ubona ko bimeze neza. Tukagira utubati twiza, wow, dufunguka. Ubona ko ni igikoni kiri moderne. Ngaha aho kogereza
So amazi arafunze ariko amazi arahari nta kibazo, ni uko bayafunze. So urabona ko ni igikoni cyisanzuye gifite utubati dutandukanye two gushyiramo ibikoresho byawe. So tuvuye hano mu gikoni rero, reka dutembagirane tujye kureba seho mu byumba bimeze bite. Reka tugende temberane mu byumba tureseho bimeze bite. Reka twinjire hano muri ino nzira itujyana mu byumba turebe uko byifashe. So reka duhere muri master room turebe uko bimeze icyumba cya nyir'urugo. Reka twinjire ahangaha. Urabona aha ngeze mba ngeze muri master room. Uyu ni umuryango ugabanya master ndetse n'ibindi byumba byiza. Reka dukomeze turebe mo imbere. Ahangaha dufite dushe na toilette. Reka tubanze mu cyumba turebe, nitumara gufata mu cyumba tugaruka muri dushe. Reka twinjire hano. Already nageze mu cyumba. Wow, nkuko muri kwibona ariko ni icyumba cyiza, icyumba kinini cya master room gifite parafo nziza gypsum. Hano tukagira n'idirishya ryiza rishobora gukingura hano kugira ngo ubone akayaga gaturuka hanze. Uru ruhande naho rero tuhafite garde-robe nziza. Ubona ko garde-robe igezweho nini kandi ihagije kuri famiye. Ubona ko mwashyiramo ibintu byanyu byose mwaba mufite uko bingana. Ubona ko ni ibintu byiza. Reka dukomeze rero, hano tukajya n'ahandi hantu ho gushyira utuntu dutandukanye bitewe n'uko mwabyifuza. Reka tujye muri dushe rero naho turebe uko bimeze y'iki cyumba. Yes, ubona ko hano ndi muri dushe nini yisanzuye nk'uko muri kwibona, ifite shower hano, ikagira toilette ngiyi hano. Ahangaha rero urabona ko dufite toilette ngiyi, urabona tukajya ahantu ho gukarabira. Ahangaha naho ushobora gushyira udukoresho two muri dushe, tukajya miruwari uwireberamo mu gihe umaze gukaraba ukihanagura, biba bimeze neza. So reka tubana muri master room dusure ibindi byumba seho bimeze bite. Reka tugendane. Tuvuye muri master rero, reka turebe ibindi byumba. Kuri ruhande tuhafite ibyumba bibiri bisangiye cyangwa se bisharinga dushe na toilette. Hari iki cyumba cyahangaha kuri ruhande iburyo bwanjye, ndetse tukajya n'iki cyumba hano ibumoso bwanjye. Ariko hano dufite inzira, ino nzira ndimo isohoka ijya hanze mu gikari. Reka turebe iki cyumba kiri hano. Ubona ko ni icyumba kinini cyisanzuye nk'uko mukubona. Ubona ko ni icyumba kigari. Ubona ko ni inzu imeze neza, ifite ibyumba binini byisanzuye, amaparafo meza cyane, ikagira amarangi meza nk'uko muri kubibona atandura uko byoroshye. Ubona ko ni ibintu byiza. So reka rero tujye kureba icyumba cya nyuma cy'abashyitsi turebe seho bimeze bite. Tuhafite icyumba cy'abashyitsi hano ku ruhande rwenyine no kuri salamanje. Ubona ko ukinjira hano uba winjiye mu cyumba se cy'abashyitsi. Rimwe na rimwe niko gikunda kumera. Ni icyumba cyiza cyisanzuye, gifite dushe na toilette. Umva ko ni icyumba cyihariye. Hano gifite dushe na toilette yacyo. Reka babereke. Gifite toilette nziza imeze neza. Iyo ni toilette y'icyumba. Urabona ko iki ni icyumba cyiza rero cy'abashyitsi cyisanzuye. Urabona ko ni ibintu bimeze neza. So tuvuye rero muri iki cyumba, reka tubazengurutse tubatembereze tujye hanze mu gikari ho turebe se bimeze bite. Reka tugende no hanze mu gikari. Reka mbatembereze inyuma duciye hano mu gikari turebe se ho bimeze bite. Inzu hari ukuntu usanga inzu igenda ifunganye utabona ahantu uca ujya mu gikari, ariko ubona ko ni ahantu hisanzuye. Urabona ko bimeze, ubona ko ni ahantu hagari. So reka tukomeze tugendane, ngende mbereka mu gikari h'inzu ese ho gifashe bite. So aha ngezeho naho kwanika imyenda. Nk'uko mubibona uyu ni umugozi hawo gufurira, robine ngiyi bimeze neza. Ubona ko kanika hano. So dukomeje aha mu gikari tuhagira igikoni cyo hanze. Iki ni igikoni cyo hanze ku bantu bakoresha amakara, bateka ibishyimbo, aho kogereza. Ubona ko biba bimeze neza cyane. Ahantu ushobora gushyira inkono eshatu zitandukanye. Aha naho tuhafite stock. Iyi ni stock. Ubona ko hari ibintu by'ibideshe. Iyi ni stock wakoresha ushyiramo ibintu byawe. Aha ngaha tuhagira inzu y'umukozi. Ubona ufite umukozi araba hano. Wow, iyi ni inzu y'umukozi. Uru ruhande naho tuhafitemo
dushe na toilette yo hanze. Nkuko muri kubona iyo ni dushe na toilette iyo hanze, umukozi niwe wayikoresha. So reka rero dusubire ku irembo, ubwo nahaye indi nzira suri nayo ikomeza tukajya ku irembo. Urabona ko ni inzu ifite mu gikari, urabona ko uratambuka nta kibazo, ntabwo ari inzu ifunganye, ni inzu imeze neza. Cash power ngiyi hano ugurira umuriro bimeze neza. Hano ukahita ugaruka ku irembo, ubona ko inzu tuba tuyirangije. Yes, nkuko rero tumaze gukora na tour, tumaze gusura inzu iri ahantu heza Kanombe Sanitas, aho bita Nyarugunga. Ni ahantu nk'iminota nk'itatu uvuye kuri kaburimbo ukaba ugeze kuri ino nzu. Nuvuga ngo ni inzu itari kure ya kaburimbo, turi kugurisha n'inzu nshyashya icyuzura, brand new house. $100,000 ni igiciro, ukaza tukaguha ino nzu tukaganira ku meza, tukumvikana amafaranga ya nyuma. Twaguha amafaranga ya nyuma nayo y'umukiriya, ntago ari ayacu. Ni karibu rero, ni inzu ifite ibyumba 4, toilette 3, salo salamanje, igikoni kiri moderne mu nzu ndetse n'icyo hanze, annex inzu y'umukozi, parking imodoka 3 nkuko muri kubona. Iri mu buso 304. Ni karibu rero kuri Key Property Rwanda. Hano tuguhe inzu. Wadusura kuri social media zacu cyangwa se ku mbuga zacu dukoresha TikTok, Instagram ndetse na Facebook, ni Key Property Rwanda. Ni karibu rero, ni karibu, turabategereje tubashe kubaha ino nzu mutangira umwaka wibereye mu nzu yawe. Ni karibu.